Niyo mpamvu Imana yantumye kubabwira ibintu bikomeye. Ndimo senga maze iminsi mubona nyine gucishaho ibiganiro, ariko nkabaza Imana sinshaka kuzajya ncishaho ibiganiro hano nitekerereje cyangwa nasomye gusa bisanzwe byerekezwa n'Umwuka Wera. Imana rero iransanga ndimo nsenga irambwira ngo ndashaka gutuma ku isi yose ku muntu wese usenga. Haleluya. Umuntu wese usenga ndashaka gutuma kwezi kwa 10 kwa 12 n'amezi atatu. N'amezi atatu. Imana yambwiye ngo n'amezi y'imbatura mugabo. Amahoro y'Imana mwese abadukurikira, Imana ibagire neza mu izina rya Yesu. Ndabasuhuje abakurikira Hebron TV, ndabasuhuje abakunda by'umwihariko Pastor Eric. Imana ibagire neza, ndabakunda, mbifuriza ibihe byiza, mbifuriza gutera imbere, mbifuriza ko ubuzima bwanyu buhinduka. Niyo mpamvu buri munsi mporanza kugira ngo tuganire ibijyanye n'ijambo ry'Imana. Murabona ko uyu munsi nahindutse rero. Umunsi nahindutse, nambaye nambaye mwitandiyo, ni ukuvuga ngo ni ibintu bidasanzwe. Muzabona abantu benshi babyambaye ibitambaro byo muri Israel, muzabibona, ariko Yesu nkimaranye igihe muzabibona, ntabwo nkunda kucyambara, nyambara gake, kandi nkimaranye iminsi kuva nakivana muri Israel, nyambara gake, niba ari kenshi ni 2 cyangwa 3 niba mbyibutse neza, ariko ntibirenze aho ngaho, kubera ko nzi icyo bisobanuye. Iki gitambaro ntabwo ari upfa kucyambara, buriya nakibona giye, kubera ko wenda nabajije ubusobanuro bwacyo nkabikurikirana, nkaba nzi n'icyo biri kivugaho, simpfa kucyambara, nyambara kubera impamvu, kandi si ibikabyo, si ibindi, ahubwo ikintu cyose kijyanye na Bibiliya ndacyubaha. Rero ndacyambaye kubera ko nzanye ubutumwa budasanzwe, ngira ngo Imana ikora ibintu bidasanzwe ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Ndacyambaye kugira ngo ubuntu bw'Imana bukore, kuko icyo Imana yampaye ndagira ngo tukiganire kandi uze kubyumva witonze, kuko Imana yampaye message. Niyo mpamvu nambaye iki gitambaro. Kuri kamera ndi kumwe na Christian Technique ni Rodrigue. Imana y'umugisha, reka dusenge hanyuma mbahe message. Iki gitambaro kambaze kivugeyo gatoya. Nimusoma umwitero bahaye Elisa wari uyu nguyu, cyaraziraga kugera imbere y'abantu ugiye kugira icyo uvuga mu bijyanye n'Imana udafite ikintu bita umwitero. Akenshi muzumva bavanga umwitero wa Yesu ngo ni iki mwitero yakoze Imana, habaga umwambaro wa gihanuzi. Uyu mwambaro wa gihanuzi, Yesu igihe yaragiye i Yerusalemu mu rusengero asoma ijambo rivuga ngo dore umwuka w'Imana ari kuri jye, yantumye kubwira abantu abakene ubutumwa bwiza no kubwira imbohe ko zibohowe. Yabaga yambaye iki gitambaro. Elisa ajya kwakira imigabane 2 y'umwuka, uyu ni wa mwitero bamujugunye. Rero hari abantu babifata nyine agafata nk'ibintu bisanzwe, ariko ni umwitero umuhanuzi yakoreshaga agiye guhanura ubuhanuzi bukomeye. Imana imutumye kugira ngo ahanure ubuhanuzi bukomeye, cyangwa arimo kudekarara ku mugaragaro ko atoranijwe n'Imana. Kuko habagaho umwambaro w'abatambyi, hakabaho umwambaro wa cyami, hakabaho n'umwambaro wa gihanuzi. Wari uyu rero. Jewe rero ndawambaye kuko nzi igisobanuro cyawo, muzanabona mwambaye gakeya. Niyo mpamvu Imana yantumye kubabwira ibintu bikomeye. Yampaye ubuhanuzi bukomeye ngiye kubabwira, mu bwitondere kandi mu bwumve mwitonze, kandi uza kubikurikira araza kumva ijambo ry'Imana kandi araza kubaho, araza gukira mu izina rya Yesu. Amen. Munyemere dusenge. Mana uze kubana nanjye, kandi umuntu wese ugiye kumva iri jambo umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Dusome ijambo ry'Imana riri muri Esteri. Turasoma igice cya 9 umurongo wa 1. Turawusoma hanyuma ndagenda mvuga message Imana yampaye. Icya mbere haravuga ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka, Abayuda abariho bagira ububasha ku banzi babo. Amen. Ndasubiramo. Ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari,
itegeko n'iteka by'umwami byenda gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kugira ububasha, ariko birahinduka. Abayuda bariho bagira ububasha ku banzi babo. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mfite message y'amezi atatu, kuva muri uku kwa 10 kugera mu kwezi kwa 12, ngira ngo mwumvishe mu kwezi kwa 12 mfitemo message y'amezi atatu. Niyo mpamvu mureba nambaye uyu mwambaro. Ndimo senga, maze iminsi mubona nyine gucisha ibiganiro, ariko nkabaza Mana, sinshaka kuzajya ncisha ibiganiro hano nitekerereje cyangwa nasomye gusa bisanzwe byerekezwa n'Umwuka Wera. Imana rero iransanga ndimo nsenga, irambwira ngo ndashaka gutuma ku isi yose ku muntu wese usenga. Haleluya. Umuntu wese usenga ndashaka mu gutumaho. Kwezi kwa 10 kwa 12 n'amezi atatu. N'amezi atatu. Imana yambwiye ngo n'amezi y'imbatura mugabo. N'amezi adasanzwe. Ikavuga ngo n'amezi y'umuriro. Ndavuga mu isi y'umwuka, kongeye kubisobanura. Ugiye kuvuga ngo urabivuze ute n'ukwezi kwa 10 n'ibyo usomye muri Esther. Umuntu wese ugiye kumva iyi message ayumve yitonze, ndabivuga nitonze, kandi aze gukora icyo Umwuka Wera agiye kuvuga. Amen. Aba ni Abayuda bagize ibibazo igihe bajyanwaga bunyago mu 1596, kadusipoze mu kinyejana cya 5 mbere y'ivuka rya Yesu. Bajyanwa n'umwami witwa Nebukadinezari, barabanyaga, barabajyana, bagerayo. Igihe cyo gutaha kigeze, hagira abantu basigarayo, bagirwaho ububasha n'abantu bakomoka mu muryango witwa uw'Abamaleki. Bari bayobowe n'umuntu witwa namwita ngo ni nka minisitiri w'intebe w'icyo gihe witwa Hamani. Muri iyo ngoma yari iyoboye ibihugu 127. Arangije atanga ibiguzi ngo kugira ngo agure Abayuda bose bapfe, ubundi abice nabi, bapfe nabi. Hanyuma ngo umwami arasinya ko ashyiraho signature, amatangazo aratangwa, itariki biramenyekana, kuko bavuga ko ubundi mu kwezi kwa 9 nibwo ibyo byagombaga kuba, nubwo wenda ya mezi bakoreshaga ngaha atariyo dukoresha iki gihe. Mu nyemere dukoresha amezi yacu. Noneho ngo baragurwa kugira ngo bapfe, batangwe, birangire. Ariko Abayuda bari bafite Imana muri bo. Abayuda bari bafite Imana idasanzwe. Abayuda bari bafite Imana nyamana. Abayuda bari bafite Imana y'ubushobozi. Niyo mpamvu ngira ngo nkubwire ngo hari imbaraga zidasanzwe Imana igiye kurwana nazo muri aya mezi atatu, ukwezi kwa 10 kwa 11 n'ukwezi kwa 12. Umuntu wese ugiye kumva ibi bintu aze gufata umwanya, aze kumva icyo Umwuka abwira amatorero. Icyambere, Umwuka yansanze, Imana yambwiye ngo hari ikintu igiye gukora ku bana b'Imana. Hari ikintu Imana igiye gukora ku bantu bose basenga, kuko ngo hari abantu bamaze igihe bategereje, hari abantu bamaze igihe ku irembo, hari abantu bamaze igihe Imana igiye gutabara, hari abantu bamaze igihe bategereje amasezerano, hari abantu bamaze igihe mu gisuzuguriro, hari abantu bamaze igihe bameze nabi. Rero Imana yambwiye ngo aya mezi Shitani yohereje ingabo zikomeye. Yohereje ingabo zikomeye. Hari ibintu bitatu Shitani yahagurukije. Icyambere, yahagurukije umwuka w'abarozi bakomeye, apanda babarozi muzi basanzwe. Aya mezi atatu Satani ikuzimu habaye inama, yohereje abarozi bakomeye, bamwe b'imbaraga ngo kubera ko bamaze kubona ko hari ba Daniel bagiye gusubizwa, hari ba Morodekayi bagiye gusubizwa. Yohereje umwuka ukomeye w'abarozi bakomeye, ba bandi b'imbaraga, apana ba bandi wumvaga bivugisha mu tujangwe, mu tuntu turaho inyuma. Yohereje imbaraga z'abarozi bakomeye kandi bagiye gukora ku mugaragaro, bagiye gukora ukumva barakujegeje, bagiye gukora kandi bagahitana ibintu byinshi, bakadindiza isi y'umwuka. Shitani yahagurukije abo barozi bakomeye ngo kugira ngo baburizemo amatangazo, baburizemo imigambi y'Imana, kandi birashoboka, babagure, babatange kugira ngo imbaraga z'umwijima zibatwikire. Abari bafite ubukwe bupfe, abari bafite ibirori bihagarare. Donc umwiryane utangire kwitera mu migisha y'abantu, ingo zitangire ziryane, umwaka abantu bawurangize nabi, mu mwiryane, mu manza, mu matiku, mu bintu bikomeye. Kandi abantu bari bameze neza,
bari batangiye kwitegura kurangiza umwaka neza. Shitani ntago yifuza ko uyu mwaka muwurangiza neza, arifuza ko muwurangiriza mu mwiryane, arashaka ko muwurangiriza mu matiku, ashaka ko muwurangiriza mu madivorce, ashaka ko muwurangiriza bamwe mu bitaro, kubera ko imbaraga z'abarozi zahagurutse zikomeye. Kandi ngo zamaze gutangatanga yazi dipolowinze, reka mbyite ngo ni ingabo ya dipolowinze. Reka mbabwire, yemwe mbwire ba Moridekayi muhagaze ku irembo mwicogora, yemwe ba Moridekayi mwamenye Imana mwicogora, Moridekayi uri mu Rwanda, Moridekayi uri ku isi yose, wicogora ibi mvugana bitumwe n'Imana, ubyakira uko ubyumva, nta kibazo jyewe mfite. Uwo ni umwuka wa kabiri, ni umwuka w'abadayimoni w'abazimu ba kera bo mu miryango, imyuka ya kera mu miryango. Kambisobanure gutya, hari abantu cyangwa hari imiryango tugenda tuvukamo, hari abadayimoni bagiye bakorerwa, bagaterekera, bakabandwa, bakagira ikiba. Donc iyo myuka muri iyi minsi kubera gusenga yari yaratwikiriwe, kuko urumva ntago twatugiterekera, ariko yari yaratwikiriwe. None ngo kugira ngo tunanizwe mu buryo bukomeye, iyo myuka yo mu miryango yacu yahagurukije abazimu bo mu miryango, yahagurukije abadayimoni bo mu miryango. Ngo ikimenyetso cyabyo ngo tugiye kujya tubona noneho cyane abana bato bahagurukiwe muri aya mezi 3. Bana mu nyumva, dusengera abana bacu, dusengere ingo zacu, dusengere abantu bafite akazi, dusengere abantu bafite ibyo bakora, kuko ngo abadayimoni bahagurutse bahaguzwe, kuko ngo hari ibiguzi byatanzwe kera, hari ibintu bageneraga batanga kera. Ngo ibyo haje umwuka wishyuza, kuko tutakibikora. Ngo haje umwuka wishyuza, haje umwuka wishyuza ingo. Ngo abadayimoni, imyuka y'iwacu ya kera, ngo yaje kwishyuza umwuka wishyuza. Haje umwuka wishyuza ingo, haje umwuka wishyuza ibyo dukora, haje umwuka wishyuza imiryango. Kuko ngo hagiye kuboneka amarira menshi mu muryango, amarira menshi akisuka, abantu bagapfusha abana mu buryo bw'amarabira, abantu bagapfusha ababyeyi mu buryo bw'amarabira, abantu bagapfusha imiryango mu buryo bw'amarabira, mu buryo budasanzwe. Abadayimoni bica bibitambo, ihene batanga ntimukizitanga, inka batanga ntimukizitanga. Umwuka wishyuza ubuzima ngo waje, dayimoni ngo yahagurukije imyuka ya kera. Uyu mwaka shitani ashaka ko murangiza nabi. De baziko tite drebe voria winima, mwumva umuburo w'Uwiteka abantu b'Imana, twumva umuburo w'Uwiteka. Ugiye kujya wabona gusenga, ugiye kubona utangiye kurota nyogokuru wawe wanapfuye kera utamuzi. Abenshi mugiye kujya murota muri aya mezi, murote mu matongo y'iwanyu, abandi murote mu marimbi. Umwuka wishyuza ngo wahagurutse mu miryango, ibitambo byishyuza byaje, ibitambo byishyuza byaje. Uyu mwaka the bisque de drabe voria wikostido for, uyu mwaka wagurukije imbaraga zikomeye zikuzimu. Kubera iki? Ngo hari abantu, hari icyezezi, hari umuseke watambitse ikuzimu, babibonye ko tugiye gutabara. Uwo ni umwuka wa kabiri w'imizimu ya kera shitani yahagurukije. Umuntu abe yicaye umwaka ajya kuwurangiza yumva uruhande rumwe rudakora. Umuntu abe yicaye ajya kubona mu gihe abantu, ngo shitani yahagurukije umwuka w'uburakari cyane, kuko ngo abantu bicaye gutyo umwaka bawurangiza badafite akazi kandi bari bagafite. Ndasaba buri muntu wese wumva ibintu, iyi message yageze ahantu hatandukanye. Urugo rwari rumeze neza rumaze imyaka 10, nujya kubona none rurashwanye. Biki hari umwuka wishyuza uva mu miryango kwa so wanyu n'ahandi, uko iyo myuka yahagurutse. Urugo rurangize nabi muri uyu mwaka, barurangirize muri divorce, barurangirize mu bibazo bikomeye. Uyu mwaka abantu bari bagiye kurangiriza mu marira, ariko imbuzi iraje. Imbuzi iraje, le pisque de la bevoria winima, ni Imana elekosia irimo ivugana nanjye. Aho uri hagurukira umuryango wawe, aho uri sengera umuryango wawe. Ndi kwihuta. Umwuka wa gatatu ngo hagurutse umwuka w'ibyaha bikabije n'ubugome bw'indengakamere.
aya mezi atatu shitani hagurukirije umwuka w'ubugome n'ibyaha bikabije. Abantu bahagurutse kujya guteranya abandi, abantu bahagurutse kujya gutanga abandi kubaroga. Mujya mwibaza ngo ibitambo ntibibaho. Ni ukuri ibitambo bibaho, hagiye gutanga ibitambo byinshi muri aya mezi atatu. Impanuka nyinshi wele bazi keski de drebe veria kodestance. Ujya wibaza ngo abantu bagomba bateza abandi ibindi ibyago byinshi. Ubugome bwahagurutse bana b'Imana. Aya mezi atatu abantu bagiye kwangara ntacyo bapfa, abandi bashwana ntacyo bapfa, ariko intsinzi yabonetse. Umuntu yicara ubona ararize, mwari muri kumwe ararize cyangwa ubona arazinze arigenza ngo singishoboye kubana nawe, naho umuntu yakugiriyeyo. Umuntu yakugiriyeyo de peace kereda, umuntu yakugiriyeyo. Wumve umwe ngo umuryango ngo dutabare, wumve muri sibiri, wumve umuryango ngo dutabare, wumve ngo umuryango dutabare. Shitani hagurukije ubugome. Umuntu wese wumve iyi message duhaguruke. Shitani hagurukije abanyembaraga, abatware. Bamwe muri Efeso 6 harimo ngo ye dikonski drebi vekota. Ngo nago turwana n'abafite inyama n'amaraso, ngo turwana n'abatware n'abanyembaraga. Shitani yabahagurukije. Ubyumva uko ushaka, ye message ndayitambukije. Aya makuru the kids angode, kandi nimubona ibi bimenyetso byatangiye kwinjira mu rugo rwawe, byatangiye kwinjira mu kazi kawe, byatangiye, si ngombwa ko ibimenyetso byinjira. Haguruka, hari igitambo nawe usabwa. Moridekayi amaze kumva ko hari ibintu byakozwe, amaze kumva ko baguzwe, amaze kumva ko hari ibintu byabaye, amaze kumva iyo nama yabaye atayirimo, umwuka aramuhishurira amubwira ngo hari inama yabaye, hari ibiguzi byatanzwe ibwami. Hamani yakoze agashya maze ngo amatangazo aratangwa. Moridekayi yabyumvishe ntiyabipinga. Abantu benshi dore twishwe no gupinga. Nimushaka muntu, nushaka ubyumva uko ushaka. Umuhanuzi umwe ngo yigeze kumubwira ngo abami babiri bigeze guterana, ngo bagiye gutera, ngo abahanuzi bose bagera kuri 400 barababwira ngo nimugende muzatsinda. Ariko mwabo mwaravuga ati ariko abantu bose bavuga ibintu bimwe. Ngo mwaravuga ati ariko hari umuhanuzi umwe witwa Mikaya, reka tujye kumureba. Undi mwami aravuga ngo umuntu simukunda ahora avuga ibibi gusa. Dutunze abantu bameze batyo, ntacyo bemera, ntacyo bakana, kuvuga ngo iteka bahora nari umuntu nahoze nandikira kare wese, wowe uhora ujyaginga abantu b'Imana, nta kindi nge nzi ijambo rivuga ngo abantu babeshyera Imana bazabibazwa. Iri jambo ndarizi, abantu bavuga Imana itavuze. Aha, muri 2019 nuko nabwiye abantu mu rusengero, ndababwira rero buri muntu wese nivomera amazi ko umuntu wese agiye kuba mu nkuge. Abantu bari mu rusengero kujya bambyuka muri bonari tariki 31 z'ukwa 12 2019 mu rusengero twasengeraga muri sale yitwa Berije, murabyibuka, ndetse n'ubyo online murabisangaho. Ndababwira umuntu wese agiye kuba mu nkuge, ntabwo tuzagaruka mu rusengero vuba. Barantuka batubona no kuvuza ibintu byiza, abandi bari kuvuga ibintu byiza. Ngiye mvuga iki Imana yambwiye. Uyu mwaka ya mezi 3 ngiye kuba iki Imana yambwiye, nugikora bizakubera amahire, n'Imana izabana nawe mu izina rya Yesu. Hanyuma ngo Moridekayi arabyumva, abyumvise ati ibintu ntago ari byo gusuzugurwa, ntago ari byo gupinga. Bibiliya ivuga ngo ahita yiyambura umwambaro w'icyubahiro, yiyambura umwambaro uko yari ari ibwami. Bibiliya ivuga ngo yambara ibigunira iminsi 3 ng'insinzi ahaniri. Ngo Esther arabyumva wabaga ibwami, arambwira ngo nta muntu dufite icyo dupfana wakora ibi. Umuntu w'umunyabwenge nkawe, umuntu wa muri iki gihugu, umuntu usobanutse nkawe ntiwakabaye ikora ibi. Moridekayi aramubwira ngo amakuru numvishe ntabwo ari ayo guceceka. Shitani yahagurutse, nanjye ngomba guhaguruka. Nubwo nsanzwe senga, nubwo nsanzwe nubaha Imana, ariko ibisi byo guceceka. Muntu nyumva ibisi byo guceceka, hagurukira umuryango wawe, hagurukira itorero ryawe, hagurukira igihugu cyawe, hagurukira kontina yawe,
piskere drobi voria zandikandowa, hagurukira ubuzima bwawe, hagurukira izina ryawe, haguruka. Shitani nawe ntabwo yicaye, hari ibintu bikomeye yatangiye gutegura. Yateguye bomba atomike mu isi y'umwuka, yateguye ibintu bikomeye za nucleaire, yateguye special forces mu isi y'umwuka, agiye kunariza abantu umwaka utari warangira. Nyamara Imana ashaka ko turangiza umwaka neza, arashaka ko amasezerano asohora, kuko mu isi ishize hamwe ngo ntabwo igiye kuranzika. Shitani yabibonye, yohereje ingabo zikomeye. Beniko santi drebe voria Morodekari ngo sibyo guceceka, ibi ntago nabisuzugura, sinabipinga. Tize bevorango lidre ngo se aravuga ngo ndiyambika ibiguna nge kwiremba ngo mbohoke, ngo araboroka. Morodekari nako Esther atangira kuzana ibintu by'ubwenge n'icyubahiro, ibintu biri aho ngaho. Aramubwira ngo ibaho bigeze nta cyubahiro, aho bigeze ni ibintu bikomeye. Morodekari aramubwira ngo uva nkubwire, nge ngiye gusenga, ariko icyatumye ugera aho ngaho, icyatumye usigara, ikitumye wumva iyi message ngo ni ukugira ngo ugire umumaro abayuda bene wa mu gihe gisa nk'iki. Niba wumvisha iyi message ni ukugira ngo ugire umumaro umuryango wa mu gihe gisa nk'iki. Aramubwira ngo nutabikora nta kizabuza abayuda gutabarwa, ariko we n'inzu ya so muzabona ishyano. Ni kumubwira ngo muzabirebesha amaso bizabagera. Imbaraga ya mbere ni iy'abarozi, imbaraga ya kabiri ni y'abazimu bakarandi, ibintu by'imiterekero yahagurutse. Imbaraga ya gatatu abadayimu Satani yohereje ni umwuka w'ibyaha bikomeye. Mugiye kubona uyu mwaka ugiye kurangira abantu bavuga ubutunganye, mugiye kubibona. Muvuga abasambanyi, mugiye kubona abantu bava mu ngo bagiye gusambana. Aya mezi atatu reka duhaguruke dusenge. Bibiliya iravuga ngo nta kizabuza abayuda gutabarwa, abera tugiye gutabarwa, abasenga tugiye gutabarwa, abise kote abavuganye n'Imana tugiye gutabarwa. Lekanske drobe voria gidrebe voria wilima. Hakeneye sacrifice yawe, hakeneye igitambo cyawe. Morodekari atanga igitambo cyo gusenga iminsi 3, akora igitambo cyo gusenga iminsi 3. Bibiliya iravuga ngo aramubwira ngo ngiye gusenga iminsi 3, nudasenga nibyo birakureba. This is your business. Ibyo ni bikureba, ariko giye nzi icyo ngwana nacyo. Abantu bazi icyo barwana nacyo, abantu amatwi abagize icyo abwira, abantu mwuka waragize icyo agira. Muhaguruke dusenge, dusengere ya mezi 3. Imana igiye gusuka imvura y'umugisha, Imana igiye kurwana biskede na mezi y'imbatura mugabo. Tugiye kubona ukwezi kw'imfura mu mezi, ukwezi kwa Imana igiye kuvanamo ukwezi kw'imfura mu mezi. Niko Imana yabwiye Abisirayeli ngo nuko ukwezi kuzababera ukwezi kw'imfura mu yandi mezi yose. Hela sesi kidi bibano kidrebe voria wigora. Bano mugiye kujya hano ubona umuntu yatangiye ntacyo arwaye, urware kwa muganga babura indwara, wumva umutsi wahawe wimukiye ibumoso, wumva ubona ibintu bya abantu wibaza ukuntu byagenze. Shitani yohereje ibitero, ariko twabivumbuye. Imana yabivumbuye, Imana yabiduhishuriye. Hanyuma ngo basenga iminsi 3. Umuntu wese wumvisha iyi message uyu mwaka utari washira, sengera iminsi 3, usengere umuryango wawe, hagurukira umuryango wawe, hagurukira abavandimwe wawe, hagurukira igihugu cyawe, hagurukira kontinent uriho, hagurukira igihugu utuyemo, ugisengere, kuko Shitani we yahagurutse. Miniko sansidre bevoria wilima, arashaka kuriza benshi, arashaka kubabaza benshi umwaka utari washira. Ariko mva nkubwire, hari imbaraga nanone zamaze kumuvumbura. Elise ngo yajyaga yicara akajya neka umwuka akaza akamubwira ngo hari ibintu byabaye mu ngabo z'Isiriya, batangiye gupanga, kandi ubwo bapanze bari buci iburyo, mwebwe ni buci ibumoso, burira abantu, burira umwami, ngo umwami yabyubahiriza bagatsinda. Umuntu ugiye kubahiriza ibintu widike le manza tike drobe very good le duta sasi kidrebe voria, agiye gutsinda. Ubutsinzi bugiye kumuzaho mu izina rye. Ijambo rya mbere, fata umwanya wiyiriza iminsi 3, 3 days of the casting, iminsi 3 yo kwiyiriza ubusa. Utakubwira Imana ngo Mana ngewe ibyo bakoze sinabishobora, ibyo ngwana byo simbizi, izo mbere bakuva nzimenye uri umutwaro n'ubushobozi. Nanjye ngeze ikirenge mu cyamwene data, mu cyamukuru wanjye, mu cyamusaza wanjye witwa Morodekari. Nzi ko ku munsi wa 3 hari ibintu bigiye guhinduka. Ku munsi opiskere da bivoria winiba, ijambo ryatubwiye ngo mu kwezi kwa 12, last month, ukwezi kwa 12 ko kwezi kwa nyuma, ngo ibintu birahinduka. Kakubwiza turi mu kwezi kwa 10, ukwa 12 bizagira ibintu byahindutse. Everything will change. Ibintu mu kwa 12 birahinduka. Nidusenga ibintu bigiye guhinduka, ibintu bigiye guhinduka, mu gihugu birahinduka, mu isi birahinduka, umugabane birahinduka, ahantu hose bigiye guhinduka. Mu muryango hari ibintu bigiye guhinduka. Senga iyi minsi 3, bekidista, takira umuryango wawe, ririra umuryango wawe, senga iyi minsi 3, kuko hari ibintu bibaye. Ibindi ndabikubwira ntafite ubwoba.
ebila ze driver yawe nima igomwe ntacyo uzaba, igomwe iminsi 3 ntacyo uzaba. Sengera abana bawe, sengera umugabo wawe, sengera umugore wawe, sengera abavandimwe bawe, niba ubafite sengera igihugu cyawe. Shitani we nta mikino afite. Ariyo tuvuga ibintu nk'ibi ngo imana, shitani nta mikino afite. Abantu bemera ko satani ariho, banemera ko imana iriho, icyo mvuze baracyumvise. Senga iminsi 3 hariho insinzi. Imana yawe ngo mu kwezi kwa amezi 3 Imana igiye gutanga insinzi y'ibyo umaze igihe urwana nabyo n'igitero gikomeye shitani yayohereje. Le peace qui fait cette drop will by gitra rozandi kitime rivoria wa shitani yavumbuwe n'imigambi ye yose mu izina rya Kristo Nazareti. Amen. Ese uranyumvise basi? Hari ikintu ukuyemo insinzi. Dusengane iminsi 3. Nubishobora ukayisoza, uzahamagara umushumba wawe, umuntu ugushumbye umubwire ngo numvise ubutumwa none nyaturaho umugisha nsoje iminsi 3. Watura umugisha ku muryango wanjye, watura umugisha ku bantu banjye, watura umugisha mu izina rye. Tuzasoza uyu mwaka neza, tuzatangira undi neza, kuko abadayimoni batsinzwe bagiye kumwara. Imana igiye gukoza isoni imbaraga zikuzimu, Imana igiye gukoza isoni imbaraga z'abadayimoni. Iki gitero cya shitani kigiye gusura Imana masa. Ndumvira isengesho ngiye kurisenga mpagaze. Ngiye gusengera Imana igushoboze iguhe kumva. Ngiye gusengera ibintu bibiri. Icya mbere, Imana igushoboze kumva iyi message. Icya kabiri, Imana igushoboze gusenga. Icya gatatu, Imana iguhe kunesha tuzambukana umwaka mu mashini. Ndumva ngiye gusenga, wihangane mpaga. Ugiye kwihangana. Decosidikere marigari grere bevoskasi because Mana nsengeye umuntu wumvise message. Uyu mwaka azawurangize neza. Uyu mwaka azawusoze neza. Aya masengesho iminsi 3 we peace care dry devil mu imbaraga n'ubushobozi bwo kuyasenga. Ikindi uzamugenderere kuko wanubwiye ko ugiye kugendera umuntu wese ugusenga mu isi, kandi umuntu wese azakubona. Shitani acyuye ubusa, shitani aramwaye mu izina rya Kristo Nazareti. Amen. Hanyuma nuyastangira uzakore abantu umva wasengera mu muryango wawe, abantu umva wasengera mu muryango, utondeka amazina n'ubishobora, ibisekuru bivuge, igihugu kivuge, wa continue uyivuge, kugira ngo Imana imano protection abadayimoni, iyi protection ikurinde abadayimoni mu izina rya Yesu. Hanyuma nusoza uzahamagare umushumba wawe, umubwire ngo nashoza amasengesho. Bibaye byiza namuhamagara mbere ukavuga ngo natangiye amasengesho, ukamuhamagara akagusengera akaguhesha umugisha. Uyu mwaka uzawambuka amahoro mu izina rya Kristo Nazareti. Amen. Iyo ari message y'amezi 3. Imana ibahe umugisha. Asante sana.